so ndabyutse nyine numva nshaka kurya amateke harimo intoryi n'inyanya byonyine uri kumva harimo n'umunyu nyine muraba mubibona nyine uburyo ndi bubiteke so guys nizeye ko mumeze neza nyine ni ibiryo biraza kuba biryoshye urumva nkuko mwagiye mubibona biraza kuba biryoshye bimeze neza na amateke bayita amayanga ntago ari amabwayisi uri kumva araryoshye Yesu Kristo mikoro rigiye kunjabuka ndi guhata mfite mikrofone byose abana hari haruguru bari kurira n'ukuri kw'Imana Mana yanjye so se amateke murayazi ubundi amateke y'amayanga urayazi Mary yarambwiye ngo amateke bashiramo ubunyobwa ayo mateke bashiramo ubunyobwa nayahe urayazira amateke bazabashamo ubunyobwa oya hari amateke atajyamo ubunyobwa nk'aya ngaya yasizemo ubunyobwa yaba aryoshye yajyamo ubunyobwa Sajoye burya nawe uzi guteka amateke se ndabizi cyane amateke bayateka gute hariho amabwayisi amanyanga se waruyazi ngo iki waruyazi mani njye ndi umukongomani ntabwo nabura kuyamenya yego urabeshye aya niyo bita amanyanga amwe atukura amabwayisi natukura ariko amanyanga none ukabona amanyanga waruzi kare yaryoha kurenza amabwayisi njya numva abantu barahirira amabwayisi aya mabwayisi mani abafite icyo bita ifu papa ifu naya ngaya arayigira ni ukuri kw'Imana arayigira ariko njye nkundayo mu mateke yose abaho ku isi njye nkunda aya ngaya niyo ukunda nabo nagiye bose nyarangira nabo nahayeho kuva Mary yanyoherereza barayakunze ubundi njye nubwo ndi kuyahata ariko barayaharura nukuri barayaharura ntago bayahata mwabantu mwe mubimenye nyine mujye muyaharura ntago bayahata ariko shandi kumva narwaye umuhogo sinzi ikintu kiri kunyiga mu muhogo n'ukuri kw'Imana barahita bambwira ngo ni ukunywa umunyu umunyu ukanywa icyayi gishyushye noneho ukanywa agasosi kari mu rusenda yego aya mateke nasha nzajya kugura inyama zo mu nda nzajya kugura inyama zo mu nda nywa agasupu k'inyama zo mu nda nubwo ari ubwa mbere rwose nzaba ngiye kukanywa ariko nashira nzakagira iyi nibwo bwa mbere nzaba nyweye agasupu k'inyama zo mu nda rero sindasobanukirwa nyine ukuntu kaba kameze so guys ndaje ngaruke mu kanya reka nsoze guhata amateke ubundi mbereka ko ngiye kuyateka mu kanya naha mu kanya rwose yes nizeye ko mumeze neza bakunzi banjye ndabasuje mbaye ikaze twari tumaze iminsi tudateka ariko uyu munsi nagarutse twari tumaze iminsi nyine nateka ngo mubibone uyu munsi nagarutse mama wanjye amaze iminsi anyoherereje amateke n'imyumbati ariko imyumbati yarashize hasigaye amateke kumva ngiye guteka amateke numvaga nshaka amateke arimo intoryi we ibyo bintu bibaho ariko nyine nta kintu na kimwe kitabaho kuri iyi si umva ngiye kubigisha uburyo bateka amateke aryoshye urumva amateke ameze neza amateke y'ubwoko bwiza amateke aryoshye nyine amateke ushobora kurya nyine ukumva ni bya danje haraba harimo intoryi inyanya gusa so ndabyutse nyine numva nshaka kurya amateke harimo intoryi n'inyanya byonyine uri kumva harimo n'umunyu
nyine muraba mubibona nyine uburyo ndi bubiteke. So guys, nizeye ko mumeze neza, nyine ni ibiryo biraza kuba biryoshye, urumva nkuko mwagiye mubibona biraza kuba biryoshye bimeze neza. Ni amateke bayita amayanga, ntabwo ari amabwayisi, uri kumva araryoshye. Yesu Kristo, mikoro rigiye kunjabuka, ndi guhata mfite mikorofone byose. Abana hari haruguru bari kurira, ni ukuri kw'Imana, Mana yanjye. So se amateke murayazi? Ubundi amateke y'amayanga urayazi? Mary yarambwiye ngo hari amateke bashiramo ubunyobwa. Ayo mateke bashiramo ubunyobwa ni ayahe? Urayazira? Amateke bazashiramo ubunyobwa? Oya, hari amateke atajyamo ubunyobwa. Nk'aya ngaya yasizemo ubunyobwa yaba aryoshye. Yajyamo ubunyobwa. Sajoye, burya nawe uzi guteka amateke se? Ndabizi cyane. Amateke bayateka gute? Hariho amabwayisi, amanyanga. Amanyanga se wari uyazi? Ngo iki? Wari uyazi? Mani njye ndi umukongomani, ntabwo nabura kuyamenya. Yego. Urabeshye. Aya niyo bita amanyanga. Amwe atukura? Amabwayisi natukura. Amabwayisi natukura. Ariko amanyanga none ukabona amanyanga waruzi ko ari yarwa kurenza amabwayisi. Jya numva abantu barahirira amabwayisi. Aya mabwayisi mani abafite icyo bita ifu papa. Ifu naya nga yarayigira. Ni ukuri kw'Imana arayigira. Ariko nge nkundayo. Mu mateke yose abaho ku isi nge nkunda aya ngaya. Niyo ukunda? Nabo nagiye bose nyarangira. Nabo nahayeho kuva Mary yanyoherereza barayakunze. Ubundi nge nubwo ndi kuyahata ariko barayaharura. Nukuri barayaharura. Barayaharura ntago bayahata. Mwa bantu mwe mubimenye. Nyine mujye muyaharura. Barayaharura? Ntago bayahata. Ariko shandi kumva narwaye umuhogo, sinzi ikintu kiri kunyiga mu muhogo, ni ukuri kw'Imana. Barahita bambwira ngo ni ukunywa umunyu. Barahita bambwira ngo ni ukunywa umunyu. Umunyu ukanywa icyayi gishyushye, noneho ukanywa agasosi kari mu rusenda. Yego. Aya mateke nasha nzajya kugura inyama zo mu nda. Nasha nzajya kugura inyama zo mu nda, nywa agasupu k'inyama zo mu nda. Nubwo ari ubwa mbere rwose nzaba ngiye kukanywa, ariko nashira nzakagira. Iyi nibwo bwa mbere nzaba nyweye agasupu k'inyama zo mu nda. Rero sindasobanukirwa nyine ukuntu kaba kameze. So guys, ndaje ngaruke mu kanya, reka nsoze guhata amateke ubundi mbereka ko ngiye kuyateka mu kanya, naha mu kanya rwose. Ubu ngubu nsoje guhata ya mateke muko mubibona. Ubu nagiye mu nzu togotese ko ari kunyerera. Ngiye kuyatogotesha, nyine kuyatogosa. Ubundi ibintu byose mubikurikirane mube hafi ukuntu ndi buyateka. Imvura yaguye umva. Muri iyi minsi imvura iri kugwa nyinshi cyane, ni nyinshi kabisa. Noneho aya mateke afite uburyo aba ari kunyerera, nanjye ubwanjye akantera ubwoba. Hana we ndagaruka n'ibishya ndi kubirya. Ngiye gukora icyo bita gukaranga zino nyanya, igitunguru, ubundi nze kubisukamo inyuma. Bikunyumva. So guys, ibiryo byanjye amateke yanjye akaba arahiye, natogotanyije n'intuza n'intoryi, za ntoryi nabitogotanyije. Nabitogotoza
nawe birakunaniye nabitogotozanyije. So ubu ngubu rero nyine nkuko mubona ndi gukata igitunguru nyine ndibushyireho tuno tunyanya nyine ndadushyiramo nyuma y'igitunguru nyine murabyumva namwe. So nkuko mubona ndi gukata igitunguru ndahita nkata n'inyanya kanze mbereke uburyo bimeze nyine murahita mubona ukuntu biraba biryoshye ubundi bigishya murabibona umva ewana biraryoshye bimeze fresh umva muraba mubibona. Niyo nimba mba nkase igitunguru nabi dore none ukuntu byahiye bimeze nta bishyimbo birimo. So guys murabona maje gushiramo amavuta wenda nubwo nabiberetse ngiye gushiramo agatunguru kanjye amavuta yaramaje gushya urarindira nyine amavuta gasha kamera neza. Murabona ko mfite na soveseri nyine ibigomba kuba ari kumfasha. Uyu munsi twavunitse imvura yiriwe igwa mana yanjye niba ari abantu dukora akazi gatoroshye ni twebwe n'ukuri kw'Imana bana we baze ko nshobora kuba njimije gaze ntukazime ya tureke igitunguru cyacu gishye rero. Gari udusafuriya dushaje twa tundi twa feke muratubona kuzanira inkunga nkagura amasafuriya noneho ngiye sinjya nkata inyanya ubundi ariko uyu munsi bwo ngiye kuzikata sinjya nkata inyanya ariko ubu bwo ndazikata n'ukuri kw'Imana ndazikata pe kuko uyu munsi niko byagenze narafaga inyanya kubera gutekera sheri kugira ngo atazamo inusa atazamo ibishishwa. Oya ntabwo ari ukubyiga ni uko nyine nabitekaga neza nyine cyane ariko n'ubu ngubu mbishatse nyine ni uko nyine ubona imvura yaguye ndi gucunganwa n'imvura kugira ngo mbone uko nkora video nzima. Ubu gutya bwo ngiye kuzikata ndazikata arabisoka ako jitafu ararenze bro ubugari arabusonga jitafu arakubiye mujye mumwubaha n'ukuri ni umuntu wa danje. Oh my god no bintu bimeze nkaho ndi Nyakamwe ndabona ngiye kuzazana umuvandimwe wanjye tukajya tubana. Murumuna wanjye wazamuzanye ubundi kuki oya njyewe uzi ikintu nangase urabona i Kigali tuba twaje gushakisha ubuzima ashobora kuza akajya ikigo cy'i Kigali akanywa icyayi cy'i Kigali akakimenyera nyuma nkakena bikangwa nkaho uzubira mu cyaro we ntibyamworohera rero. oya nawe yakwihangana oya maze ntago nasubira nanjye mu cyaro nakemera ngacumbikisha ko sinasubirayo nasubira mu cyaro rero ngambwira ukuntu waba wakemwe ukajya gucumbikisha ukanacumbikishiriza umuvandimwe uri wenyine bwo bakwakira. Ego bamaze kuba icyamamare urumva nawe kwanga kumucumbikira. Igitunguru rero cyamaje gushya kansukemo twa tunyanya twanjye ubundi ndabikatira hano ya bikaze kuba rirahuje ko biryoshye batazabiteka bikaba bihira bakanuka.
Ntazari batekera. Ntazari batekera. Oya batazabiteka bakumva babibihije bakumva birabiseka barenge baza gutuka. Ari dogita yemu yabaza kuba ari buzari kubikunda. Atangare no mukumbu. Akoze mu ari ndose ngerega ntakibazo nje mfitanye nawe byiki. Oya nyine ntabwo mukumbu. Bukumbura mwiki. Oya nyine kumusuhuza. Simbona amavideo wakora ate. Oya video ni kubaza. Oya none se umusuhuza gute. Rega ibyahise biba bigomba guhita bidatambuka. Ako nyine wanamukumbura erega erega biriya yakoze nta nka yacitse amabere kandi n'ubantu wese arabikora benshi abasore mu mujyi wa Kigali barabikora. Oya ariko biriya ntabwo ari ibintu by'u Rwanda na biriya ahubwo bikorwa n'abakobwa biriya kuko nyine ni kwa kundi ushobora gutandukana n'umuntu umukobwa akaba ari buza kugusema ariko nyine biratunguranye kubona umuhungu nyine ari ushobora gukora icyo kintu. So rero njyewe nyine biriya nyine biba byaranyeretse iki biba byaramaye kumenya iki ubwenge nta kindi kandi ubwenge bwo naranabumenye. Umunyu uri he nawusize hera bukati. So murabibona rero igitunguru n'inyanya zacu ariko mani amateke kuyateka arimo utunyanya gusa nyine turaryoha n'udutoryi kuri nyine naberetse nyine nabitetse. Nuraho komeza utunge kamera mwaho nzane bya biteke mbisukemo. Komeza itunge mwaho sheri wanje muhungu wa. Bane bagukubita? Hari umuntu wari uri kunereta arambwira ngo sheri ni izina rusange. Waramwisashe? Oya yaranyise yamamagaye tukimenyana yanyise sheri ndamutuka arambwira ngo sheri ni izina rusange rero kandi nyine ryabaye izina rusange ryabaye sheri se n'ibyabaye rusange umuntu nakwita sheri ariko kwijijishaho akubeshya naho rero kutunyanya twanjye uziko za nyanya naziguze desa ebyiri urunyanya rumwe rusigaye rwarabaye 100 ngo nawe waruguze gatwe tumenyereye kuri sengisa ahubwo ntukiyembere ndacishamo akamamiyo kugira ngo dukore mu tunyanya. Shaya ariko biraryoshye ntabwo byabura kuryoha ngerega ntabwo njya nteka ibiryo ndagaruka ndi kurya. Shamanirekere. So guys ibiryo byanjye byaye nkuko mubibona nabyatatse murabona ukuntu bisa neza ya mateke nabimbaza ubu bameze bite byumva nigeze mubona neza amaze kugeraho kimwe cya gatatu kubona base uri kurushana kunjye uri kurya cyane apeti. So byahiye rero ni ibingibi nkuko mubibona biraryoshye bisa neza bimeze neza ukeneye kubiteka no kuri biteke nayingize muravuze ukeneye kubiteka no kuri amamagare sibabonye uko nabitetse mwabonye uko nabitetse mu biteke biraryoshye ako no waguhamagara bamwibutsa. Oya nta mwanya mfite wo kwibutsa nkunda abantu bafata mu mutwe nkunda abantu bafata mu mutwe mwagiye mubibona nakoresheje karoti rwose ariko ndikumva ndwaye nyine ndikumva nameze neza bashimira mwebwe mwabanye nanjye mwakurikiranye nakoranye umuti wa manjine simbizi nimarwa yanje nibyo mu muhogo niko bimeze kansoze rero
waganiriye oya kanshimiye mwebwe mwese mwakurikiye ino video kuva itangiye kugeza irangiye komeze mu gihe ibihe byiza Imana ibarinde naho butaha bye